Guhera ku maguru ubundi dukurikizaho amaboko. Tujyane mukurikire. Ni byiza gukora siporo ufite umuziki hafi aho ngaho kuko bigufasha kutaruha vuba, na siporo yose uri gukora ukayikora iri kumuvinga muri ritime y'iyo ndirimbo. Rero tugiye gukora amaboko nk'uko nabibabwiye ariko twifashishije n'injyana y'indirimbo twagiye. Iyo umaze gukora amaboko birumvikana ko aba yarushye, aba yajemo concentration kugira ngo rero asubirane uburibwe bushiremo. Hari exercice ugomba guhita ukora, turebe exercice ugomba guhita ukora iyo umaze gukora amaboko. Asubizayo aha ni sawa, ngo tuzasubire ubutaha. Turacyari kumwe, iyi niyo Tiger. Mwakoze kudukurikira, nabashishikarizaga gukomeza kubana natwe kuri no channel yacu yitwa Niyo Tiger. Tuzajya mukurikirana amasomo tuzajya tubaha umunsi ku wundi, kandi buri wese azisangamo bitewe n'icyo ashaka, kuko tuzajya twerekana siporo zitandukanye, zaba iz'ababyibushye bashaka kugabanya ibiro, zaba iz'abananutse bashaka kongera ibiro, zaba ari iz'abashaka kugumana ibiro byabo, bashaka kuba kugira fitness, byose tuzatubireba. Na bodybuilding dufite icyumba kirimo ibyuma by'abantu baterura biremereye bakora
bashaka gukora blogging mu buryo bwo kongera risk, ibyo nabyo tugenda tubigeraho. Ikirere nababwiraga mudukunde, kandi like, ukore share, mugire n'abandi bagiye baza badukurikire, then don't forget to subscribe. Kore kuri subscribe uraba uduteye inkunga ikomeye cyane muri Neo Tiger Gym. Jewe yari coach Remy, twahurira no kuri Instagram, TikTok, hose tuba turiyo na Facebook, hose tuzajya tubana. Murakoze cyane.